Rero muri uyu mwanya tugize umugisha wo kuba tubyutse turi bazima, reka tuwushimire Imana cyane kuko biduhaye n'imbabazi zayo nyinshi n'urukundo rwayo rwinshi turondoreka. Imana yacu yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero mu gutangira gahunda y'icyigisho turasoma amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa gatatu, ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa gatatu ku ipaje 164 niho ngiye gusoma. Ni icyiciro kivuga ngo gushimangira insanganyamatsiko y'agakiza. Amagambo aravuga ngo guteganyirizwa agakiza. Reka dusome kwicuza kubaza umubiri, ipaji 164. Kwicuza kubaza umubiri, kwatura ibyaha guhoraho nyamara nta kwihana kuvuye ku mutima kubayeho, kwiyiriza ubusa iminsi mikuru y'amateraniro nibyo twubahiriza bigaragara inyuma bidaherekejwe no kwitanga nyakuri. Ibi byose nta gaciro byaba bifite. Igitambo cya Kristo kirahagije. Yatanze ituro rishyitse kandi rihagije ku Mana, kandi imihati y'umuntu itishingikirije ku byakozwe na Kristo nta gaciro ifite. Ntidusuzuguza Imana gusa iyo tugendeye muri iyo nzira, ahubwo tunangiza kuba ingirakamaro kwacu kwa none nuko mu gihe kizaza kutanyurwa n'agaciro k'igitambo cya Kristo bigira ingaruka mbi, byijimisha ibyo twiringiraga maze bigatuma tudashyikira amahirwe yacu, bituyobora mu kwakira inyigisho zipfuye kandi zitera akaga zerekeranye n'agakiza twahawe kaguzwe igiciro kitagira akagero. Inama y'agakiza ntiyumvikana nk'aho ari uburyo imbaraga mvajuru zigera ku muntu kugira ngo imihati ya muntu ibashe kugera ku ntsinzi. Imana yo mu ijuru reka itugirire neza. Sonya umuzingo wa gatatu, ubutumwa bwatoranijwe, paje 164. Reka dusenge Imana dupfukamye. Urakoze Mwami wacu, turagushimiye cyane, tugiriye neza, duhaye amahirwe muri uyu mwanya, uduhaye ubuzima kandi udukoze ku bwonko bwacu, uradukanguye, wongeye kuduha umutima wo kumva dushaka ijambo ryawe. Turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Abo ugiriye neza rero muri uyu mwanya ukaba uduhaye andi mahirwe, turagushimira cyane ko tubaye hafi, kandi iri jambo rigiye kuvugwa Nyagasani aba ari wowe uriyobora, ko n'ubundi ari ijambo ryawe, ubane n'abagiye kuryumva bose, kandi Nyagasani n'abagiye kurivuga natwe tugirire neza. Buri muntu wese mu mwanya arimo umwungura ubwenge, Umwuka Wera atube hafi cyane, kuko ari wowe uzi ibikwiriye byafasha umukumbi. Nyagasani reka ubagenere ifunguro ryabafasha muri uyu mwanya, natwe tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dukomeze dushima Imana yacu. Imana tugiriye neza, ikaduha amahirwe yo kuboneka muri uyu mwanya. Imana yo mu ijuru ikomeze guhabwa icyubahiro. Nuko rero bisanzwe mu gitondo tugira umwanya ku ijambo ry'Imana, kandi turashimira Imana cyane ko igenda itugirira neza, ikagenda yongera abakizwa, ikagenda isobanura ijambo ryayo, ikagenda yumvikanisha ukuri ko muri iki gihe. Rero ngiye kuvugana namwe, nitwa François Ndirishwa amaboko. Njyewe Imana ihaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko tubisomye muri kino cyigisho dusomye. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo baramuyobewe barayoba. Umutwe w'amagambo turi buganireho uravuga ngo baramuyobewe barayoba. Ntabwo abantu bayoberwa inzira y'Imana, bayoberwa Yesu ngo bazagira amahirwe yo kuzagira mu ijuru, kuko Yesu yaravuze ngo nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo. Amagambo dusomye atubwira ko ari ugutegagirizwa agakiza, ariko abantu ngo iyo birengagije iyi nzira ntibayiteho, baratubwiye ngo
bikurura ubuyobe, bigatuma inzira z'umwijima zibageraho, ubutumwa bwose bupfuye bukinjira, ndetse ngo abantu bagapfobya inzira y'Imana, kugeza ubwo abantu basigara bari mu mwijima w'icuraburindi. Reka dufate Bibiliya zacu dusome amagambo ndasoma amagambo muri Bibiliya mu gitabo muri Luka cya 13, ndasoma ku murongo wa 6 ngere ku murongo wa 9. Aratubwira ngo umugani w'umutini warumbye, niko umutwe w'amagambo uvuga. Ndi muri Luka igice ni cya 13 umurongo waho 6 kugeza wa 9. Kandi abaciriye umugani ati, hariho umuntu wateye umutini w'uruzabibu rwe, bukeye araza arushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati, databuja, uwureke uyu mwaka nawo nywuhingire nywufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Aya magambo turi gusoma baratubwira ngo ni umugani w'umutini warumbye. Yesu aciye umugani arabwira ati, hariho umuntu wateye umutini w'uruzabibu mu ruzabibu rwe. Bukeye batubwiye ko ashatse imbuto, ntabwo hari nijoro, ahubwo baravuze ngo bukeye nibwo Yesu yagiye gushaka imbuto, cyangwa se uyu muhinzi nyir'umurima ajya gushaka imbuto bukeye. Ntabwo yashatse imbuto mu mwijima, ntabwo yashatse imbuto nijoro, ahubwo yararetse buracya. Murabizi no mu itangiriro baratubwira ngo buragoroba buracya, ukaba umunsi runaka Imana igatangira kugira ibintu ikora ariko ku manywa. Ntabwo Imana yakoraga nijoro, nta nubwo Imana isarura nijoro, isarura habona. Baravuze ngo bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Batubwiye ko ku nshuro ya mbere yarazibuze, n'inshuro ya kabiri arazibura, ndetse ku nshuro ngo ya 3 Yesu aravuze ngo nabwo yaraje arazibura. Ku nshuro ngo ya 3 umva uko yavuze, abwira umuhinzi ati, dore none uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce. Aya magambo yavuzwe na nyir'umutini niwaje gusarura. Urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati, uyu ni umuhinzi, databuja, ureke uyu mwaka nawo nywuhingire nywufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nanjye ndakubwiza ukuri nifashe umwanzuro, uyu mutini ibintu ugiye gukora nimikora niwera imbuto rwose uzawuce nta kibazo, kuko uyu mutini ntacyo nzaba ntawukoreye. Murabizi Imana yagiye igira ibihitamo babwiriza kugira ngo babwirize abantu ubutumwa bwiza, abantu bigishwa inzira y'Imana. Imana ituma Nowa amara imyaka 120 abwiriza abantu, ariko igihe cyarasoje, aho kugira ngo abantu bakire inzira y'Imana mu gihe cya Nowa, abantu benshi barayanze. Uwo mutini ugira iherezo mu gihe cyawo, Imana irimbuza isi umwuzure. Icyo gihe cyarangiye, amateka yacyo arandikwa, ariko abantu barapfuye kandi ibintu byabo ntibyarangiye, kuko Imana itari bahari igihano gihuje n'icyaha bari bakoze, ahubwo barapfuye barasinzira. Muzi neza ko ku munsi w'amateka bazazuka kugira ngo bahabwe igihano gihwanye n'icyaha bakoze. Ayo mateka barasoje, igihe cyabo kiba cyarangiye. Baroti mu gihe cyabo n'abisiya birarimbuka mu gace k'iwabo, ndetse Yerusalemu igira igihe nayo ihabwa imiburo, nabo igihe cyabo kirarangira. Ariko Yesu ari kutubwira ati, yari inshuro ya 3 baza gushaka imbuto bakazibura. Nshuti bavandimwe, baratubwiye ngo nuko umuhinzi yinginga nyir'umurima, aravuga ati, bose nyemerera umpe andi mahirwe ya nyuma, niba uri umutini twongera dushaka andi mahirwe ya nyuma, duhinge dufumbire
dushyiraho ibintu byose bishoboka, ahari wenda uyu mutini wakwera. Nyamara ibintu ngiye gukora nanjye, imbaraga zose ndazishyiramo, ubushobozi bwose ndabushyiramo, ibyo nshoboye byose ndabikora, uyu mutini nutera imbuto ndakubwiza ukuri rwose uzawuce, nta kindi twawukorera. Nshuti bavandimwe, turi mu gihe uyu mutini wasabye amahirwe ya nyuma. Turi mu gihe Imana ikora byose bishoboka kugira ngo uyu mutini were imbuto. Turi mu gihe Imana ikora byose, iciye mu nyandiko, iciye mu materaniro, ikomanga umutima w'umuntu, iciye mu burinzi tugaragariza, iraca mu buryo bwose butandukanye kugira ngo igaragarize abantu urukundo rwayo, kugira ngo abantu bereke ineza yayo, kugira ngo abantu bakore ku mutima, kugira ngo abantu bahindurire icyerekezo. Ariko baratubwiye ngo ibi bigiye gukorwa ntabwo bavuze ngo umwaka wa gatatu niba urangiye hakaza ahandi mahirwe, aya mahirwe harandi azakurikiraho. Ariyo mpamvu rero murabizi neza duhagaze mu isaha ikomeye cyane, isaha y'ishungura, isaha Satani akora ibishoboka byose, isaha iri mu buyobe bwinshi, isaha irimo inyigisho nyinshi zitandukanye. Kuko ku isabato twabonye ingorane z'abahetsi babi. Duhagaze mu gihe abahetsi babi bari ku murimo wabo, bari gufasha abantu, ariko bari gutobora ahantu Yesu atari. Ariyo mpamvu twasanze abantu benshi muri iyi minsi bari gusubira ku mavi, bakongera kwisubiramo, bakongera gutekereza. Benshi bagasanga iyi nzira nubwo basa n'abayirimo, ariko ntabwo bari mu by'ukuri baruriye inkike, baraciye hadacibwa. Imana ikaba iri kugira neza abantu bayo. Nibura muri uyu mwaka abantu bakaba bari kubona ingaruka z'ibintu, bakaba bari kubona inyungu zikomotse kujya ku mavi. Ariko ikibazo, hari igihe umuhinzi yasabira abantu amahirwe ya nyuma, cyangwa se uyu mutini bakawakira amahirwe ya nyuma, ariko uyu mutini ntukore igenzura ngo urebe impamvu imbuto ziri kubura. Nabari komeye, hari amagambo bavuze bagaragaza ko abantu ngo bazabazwa imbuto nziza bateze bakabaye bareze mu rubanza rw'Imana, ngo umuntu azabazwa imbuto yakabaye yareze nubwo atazeze. Bibiliya iravuga ngo umuntu wari uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Niyo mpamvu rero niba hari amahirwe asabwe, niba hariho uburyo bukoreshejwe, Imana ikabitanze andi mahirwe ikihangana, ikavuga ati ngaho bigerageze, kora uko ushoboye kose, gira ibintu ukora, byaba amavugurura, byaba amateraniro, byaba uburyo bwose bushoboka, byaba amasengesho, byaba ibyigisho, ariko koresha amahirwe yawe ya nyuma kuri uyu mutini. Uyu mutini nutera ibintu byose bizaba birangiye, amahirwe yawo azaba arangiye. Nyamara kandi ikibabaje cyane ni uko uyu mutini nta kintu uri gutekereza. Ni uko abantu muri iyi minsi imeruka bagereranywa n'umutini ntacyo batekereza. Abantu barari bisanzwe, nyamara ku Mana iri gutanga amahirwe ya nyuma. Ijoro twarabisogeje mu ivugabutumwa, baravuze ngo abantu benshi bashobora kuba bari kumva amagambo bwa nyuma kuri bo, babwirijwe bwa nyuma kuri bo, ariyo nshuro ya nyuma bumvise aya magambo, ngo aribwo buryo Imana ikoresheje gikora ku mitima yabo, ngo ariko ibyo bintu bigatambuka ari ibintu bisanzwe, bigatambuka nta gaciro bihawe, bigatambuka nta mumaro bigiriye ababyumvise. Mu bifuzwa byose bavuze ayo magambo bavuga mu gihe cya Yohana. Reka ayo magambo tuyasome. Mu bifuzwa byose baravuze ngo no mu gihe cya Yesu ayo magambo yarasohoye, abantu ijambo ry'Imana rigatambuka bigasa nk'ibisanzwe. Ku ipaji ya 30 Ibivugwe byose ni mu cyigisho cya 5, guturwa Uwiteka. Kino cy'umuhondo ni paji ya 30. Haranditse ngo na n'ubu niko bimeze, ijuru ryose rihanze amaso ntibyitaweho, bitambuka rwose abayobozi b'iby'idini batarabutswe, ndetse n'abasengera mu nzu y'Imana nabo nuko bahimbaza Kristo wo mu mateka, birengagiza Kristo muzima. Nk'uko byari bimeze mu binyejana 18 byashize, ubu nabwo ntibabona Kristo mu irarika rye ngo bitange, ntibamubonera mu bakene n'abatindi bakeneye ubufasha, cyangwa ngo mubonere mu bikorwa byiza naho cyatera umuntu gukena, imiruho ndetse no kuba urukozasoni. Baratubwiye ngo usibye no mu gihe cya kera
no muri iki gihe cyacu niko bimeze, iby'ijuru ryose rihanze amaso ngo biri gutambuka, ariko abantu bari gusenga, bari kwiga, bari mu butayu bitwa abantu b'Imana, ab'Imana yahamagaye, ngo ntibarabukwa n'ibyo bintu, ntacyo bamenya ku by'Imana ikoze. Ijuru ryose rihaza amaso ku muntu, ijuru ryose rirahangayitse, Imana ifite ikibazo ku munyabyaha agiye kurimbuka. Yesu ari kurira umutima wanjye n'uwawe, Yesu ahangayitswe nuko abantu bagiye kurimbuka kandi yarabapfiriye. Mu byibuka Yesu ari ku musaraba, ngo yitegereje abantu bamuri imbere, yitegereza inteko yose iri imbere ye, ngo ariko yitegereje ko hari abantu bazarimbuka. Baravuze ngo umutima wa Yesu ngo waratekereje cyane, ngo intimba y'icyaha cyari mu isi yuzura umutima, abonye urupfu apfuye, abonye abantu bazarimbuka. Baravuze ngo umutima wa Yesu warabyimbye uraturika. Icyatumye Yesu apfa ni ukugira ngo umunyabyaha wese abone ubugingo buhoraho. Ariko byaba ari ikibazo gikomeye cyane ko abantu bazarimbuka bari mu materaniro, ko abantu bazarimbuka barafite ijambo ry'Imana, ko abantu bazarimbuka kandi Imana nta bintu itakoze kugira ngo ibagirire neza. Inshuti yanjye, abantu bafite ikibazo gikomeye cyane cy'imyumvire. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, amagambo tugiye gusoma ari ku ipaji ya 33, umuzingo wa mbere, ubutumwa bwatoranijwe. Ndi gusoma icy'umuhondo, igice cya gatatu cy'igice cya gatatu, imfatiro, inyifato ku byerekeye ibihamya. Mwumve Satani umugambi afitiye abantu be. Wifuzwe byose ipaji ya 33, ni icyigisho cya gatanu kiga gutuba Uwiteka. Reka nsome mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, ni icyigisho cya gatatu. Amagambo njya gusoma umutwe baravuga ngo akaga gaterwa no kujora ubutumwa bwahumetswe. Akaga gaterwa no kujora ubutumwa bwahumetswe. Abantu bamwe baricara bagacira ibyanditswe urubanza, bakavuga ko iri somo cyangwa ririya bitahumetswe. Ibyo babiterwa nuko bitajyanye nuko batekereza. Ntibashobora kurihuza n'intekerezo zabo z'ubuhanga n'ingirwabwenge. Abandi nabo bitewe n'impamvu zitandukanye bashidikanya ku bice bimwe by'ijambo ry'Imana. Uko niko benshi bagenda mu buhumyi, baca mu nzira umwanzi yabateguriye. Ubu nta muntu uwo ari we wese ufite uburenganzira bwo gucira iteka ibyanditswe ngo acire urubanza umugabane uwo ari wo wose w'ijambo ry'Imana. Igihe hari umuntu wihaye gukora ibyo, Satani azamutegurira umwuka ahumeka, azadindiza gukura kwe mu bya mwuka. Igihe umuntu yumvisha ko ari umunyabwenge cyane ku buryo atinyuka kujora ijambo ry'Imana, ubwenge bwe ku Mana bufatwa ko ari ubupfapfa. Igihe azi byinshi, azumva agomba kwiga ibintu byose, kandi isomo rya mbere agomba kwiga ni uguhinduka umuntu wemera kwigishwa. Umwigisha mukuru aravuga ati, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Baratubwiye ngo hari igihe abantu Imana ibahereza ubutumwa kuko budahuje n'imyumvire ye, buhanye n'uko atekereza, akumva rwose ntabyemeye. Kandi ibi bintu byakunze kubibona cyane. Ndabaha urugero rumwe. Mugiye muri Luka igice cyaho cya mbere, batubwira abantu babiri batandukanye, batubwira Zakariya bakatubwira na Mariya. Hari igihe abantu bafata imyanzuro ngo ntabwo byumva, ngo ntibisobanutse, ariko murasanga hari icyo bita urukurikirane cyangwa se karande, cyangwa se uburyo Satani akoresha ashingiye ku kwitwaza uburiwe n'ubushobozi ufite n'imyumvire n'urwego utekerezaho. Bibiliya iratubwira ngo
reka aya magambo yasome wumva uko bavuze. Luka, abantu babiri tugiye gusoma, umwe ni Zakariya undi ni Mariya. Zakariya baromeraho. Luka igice ni icya mbere, ndasoma umurongo waho wa 39. Marayika ajya gusura Elizabeti ashima Imana. Reka dusome, reka musome 5 wenda ariho amagambo bivuga neza. Luka igice ni icya mbere 5. Ku ngoma ya Herode umwami w'Ubuyuda hari umutambyi witwa Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwa Elizabeti. Bombi barabakiranutse imbere y'Imana, bagendera mu mateka n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo, ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba. Aya magambo batubwiye kandi ihute ku murongo waho wa 8. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we wari utaywe n'igihe, ubufinda baramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Murongo wa 10. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. 11. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba. 13. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wa Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzwa Mwuka Wera uhereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Isirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo. Azagenda imbere yayo umwuka n'ububasha bya Eliya. Azasanya imitima y'abase n'iy'abana, n'abatumvira azabayobora ubwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatoranijwe umwami Imana. 18. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki, ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramubwira ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubutumwa bwiza. Nuko dore amagambo yo hasi kanyereke. Baratubwiye ngo marayika w'umwami Imana agenderera Zakariya mu buturo bwera, yari mu nshingano, yari umurimo yera, ngo arangije amugeraho asanga ari mu nshingano. Amugezeho amubwira ubutumwa. Zakariya yari amaze igihe asenga yereka Imana ikibazo afite, ariko Imana iramwumva imugirira neza. Nuko imugeraho imutuma marayika Gaburiyeli, aravuga ati, rwose Zakariya uhiriwe n'Imana, Imana igutekerejeho, yumvise gusenga kwawe, ikugiriye neza. Umugore wa Elizabeti azabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Zakariya. Mu ivuka rye ntabwo azaba asanzwe, n'igitangaza, azavuka yuzuye Mwuka Wera. None Zakariya, Imana ikugiye neza, irakwibutse. Ngo Zakariya aritekereza, yibaza byinshi, abaza marayika ati, none ibyo bintu mbwiye bizaca mu zihe nzira? Ni gute nzabimenya? Ni gute nzabisobanukirwa? Ngo Gaburiyeli kugira ngo amwumvishe neza uwo ari we, aravuga ati, rwose jyewe tuvugana ni Gaburiyeli uhagarara iruhande rw'Imana, ni Gaburiyeli uvuye mu ijuru, marayika w'Imana. Imana irantumye ngo nkubwire ubutumwa bwiza. Zakariya yanze kumva ubutumwa buvuye mu ijuru, yanze kumvira Imana, yanze kumvira ubutumwa bwa marayika Imana imuhereje, yanze kumvira ubutumwa bwiza uyu mutambyi. Bisoza batubwiye ngo nuko marayika 19 aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubutumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi, kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizasohoreraho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo.
Nshuti bavandimwe, igihe ijambo ry'Imana rivuzwe, Imana igasaba ibihamya, ikakwereka ibintu mu murongo wabyo, ikakwereka inzira y'agakiza, ukuntu iteye n'ukuntu yanditse, imyumvire bikaba ariyo yitambika, ukumva sibyo, ukumva ntibishoboka, ukabyita ubuyobe. Baratubwira ngo Zakariya atumvise ubutumwa, marayika w'Imana yamuhaye umugayo w'amezi 9, aramubwira tugiye kugobwa, ntabwo uzongera kuvuga, ntabwo uzongera kubwira abantu, ntabwo uzongera kwigisha kugeza igihe aya magambo hinyuye, aya magambo gaye azasohora. Imana ifata ku munwa Zakariya kugeza umwana avutse. Iki ni ikibazo cy'abantu bumva ko hari uko bameze. Iki ni ikibazo cyo kudaca bugufi. Iki ni ikibazo cyo kutemera ubutumwa bw'Imana, ahubwo umuntu agahinyura ibihanurwa. Volume ya mbere, ubutumwa bwatoranijwe ku ipaje n'ubundi ya 33, amagambo yarakurikiyeho. Bamwe yemwe abamaze igihe mwigisha kandi mwigisha n'abandi mu mwuka wo kunenga no kunegurana, mwibuke ko muri kwigana urugero rwa Satani. Igihe mubonye ibihuje n'imigambi yanyu, mufata ibihamya nk'aho mubyizera, mukabikuramwo amagambo amwe mukoresha kugira ngo mushyikire ingingo iyo ari yo yose mwifuza ko yahabwa agaciro. Ariko se bimera biti igihe hatanzwe umucyo wo gukosora amafuti yanyu? Mbese icyo gihe mwemera uwo mucyo? Iyo ibihamya bivuze ibinyuranye n'intekerezo zanyu, mubifata mu buryo bworoheje cyane. Ntihakagire umuntu biba ijambo ryo gushidikanya hirya no hino rishobora gukora nk'uburozi ku bandi bantu, ngo rinyeganyeze icyizere bafitiye ubutumwa Imana yatanze, bwafashije ubutumwa Imana yatanze. Aya magambo atubwiye ngo igihe Imana itangaje ubutumwa, igatangaza ibihamya, ukumva ntibihuje no gutekereza, ukumva biranyuranye rwose, ukumva Imana itangaje umucyo mushya, baravuze ngo abantu benshi iri jambo ry'Imana barifata nk'ibisanzwe, ibintu barabyoroshya. Igihe ijambo ry'Imana rihangaye gucyaha amakosa yawe, igihe ijambo ry'Imana ritangaje inzira y'agakiza, umva urugero. Niba Imana ivuze ngo kugira ngo umuntu yakire agakiza hari ibintu bisabwa, mu Kristo mu gatabo k'umugenzi baratubwiye ngo amaze guhabwa umuzingo yarawusomye, akimara kuwusoma ngo abona neza kandi atuye muri rimbukiro, ibintu ngo bihagaze ku mutima wa Kristo, atangira kwibaza ngo tashyira mu rugo, ariheba arigunga, atangira gusenga, ahamagara umuryango we, ababwira ibyo umutima utekereza. Aravuga ati mugore wanjye, namwe bana banjye, n'abari inkuru y'incamugongo, inkuru yanciye umugongo y'ukandi tuyagiye kuzarimbuka, keretse ubuhungiro ntaramya aho bwaboneka, buramutse bubonetse. Umugabo ubwira umugore n'abana bamuhindura urw'amenyo, bamuhindura umusazi, ariko mu Kristo ntabwo yabiretse. Yafashe umwanzuro, atangira urugendo rwe, ngo baramuhendahenze, baramuryamisha, baramuhungagiza, bati rwose umaze ute? Arabwira ati nkomeje kumererwa nabi, nkomeje kuremba. Turashimira Imana ko igenda igaragaza abantu, ibereka imitima yabo ukuntu iteye. Abari bari muri iyi nzira ariko baruriye inkike. Ejo nabuze ngana n'umuntu umwe w'umubwiriza ambwira ko yari amaze igihe kirekire muri iyi nzira, ari muri Bugande, azi ko yakiriye agakiza, yarahunze urukingo, yarahunze covid nk'abandi bose, asiga ibintu bye, asiga umuryango we, aza mu gihugu cy'Ubugande, azi ko ari mu nzira, yarabubwiriza, akora amateraniro, akora ingendo, akora byose yumva ari mu nzira yo kwezwa, temperasi rwose ayirimo n'urwego rukomeye cyane, ibintu byose abyubahiriza. Ariko ikintu cyamutangaje ni uko muri kino cyumweru cyarangiye, nawe yafashe igihe atari umwigisha, abaye umwigishwa, atangira gutekereza cyane ku ijambo ry'Imana. Ikintu cyantangaje ngo nuko Imana yamugendereye, asanga yagarukiye mu nzira, Yesu ntiyamuhishuriwe, nawe yagiye ku mavi aratitiriza. Ubu amaze iminsi 2 gusa Yesu namuhishuriwe, yakira imbabazi z'Imana. Ikibazo ntabwo yabwirizaga se, ntabwo se yarazi kurarika, ntabwo se yarazi kwemeza abantu iby'Imana. Ariko ikintu cyamutangaje nuko hazamutse ingingo y'umusaraba, ingingo irererezwa, asanga ikitwa umusaraba ntacyo azi, asanga Yesu ku musaraba ntiyamuhishuriwe, asanga Karuvali ntabwo yigeze ahagera, asanga byarahishutse ibyaha, agahinda kagera akagira, ibyaha arabyatura, amahoro y'umutima ngo arayabona. Ariko amahoro ntiyavuye ku musaraba, yongera gusubira ku mavi, Imana imugirira neza.
ubu noneho yatangiye neza urugendo na Kristo yamuhishuriwe. Ikibazo cyo kwibazwa, mbese wabigenda bite igihe abantu babwirije amagambo ukumva ntahuza neza n'imitekerereze yawe, ukumva ntabwo bisa neza nuko usanga ubyizera, ukumva imyizere yawe barayishenye, ubigenza ute? Baratubwira ngo abantu benshi kuri iyi ngingo badaciye bugufi ngo basenye, bakorera umwanzuro umurimo ariko batabizi. Nshuti bavandimwe, ni byiza ko abantu bafata umwanzuro igihe ijambo ry'Imana rivuzwe, igihe Kristo yererejwe, igihe umusaraba wererejwe, igihe ijambo ry'Imana risobanura ibintu uko inzira iri. Ntabwo ukwiriye gusobanuza ry'Imana imyumvire yawe, oya rwose ukwiriye guca bugufi ukegera Imana, ukwiriye guca bugufi ukinjira Yesu akakugenderera akemeza umutima. Satani umugambi afite n'ugupfobya, n'ugutesha agaciro ibihamya kugera ku rwego bizasomwa mu byaduka. Baravuze ngo, reka amagambo nyasome, Abadivantisiti umunsi wa karindwi, ngo ikintu kizatuma bajya munsi y'ibendera rya Satani. Reka ngisome igihamya mu byaduka byo mu isi y'imperuka, ingingo ya 636. Ibyaduka byo mu isi y'imperuka igihamya cya 636. Ikintu cy'ukuri nuko Abadivantisiti bibereye munsi y'ibendera rya Satani bazatangira banga kwizera imiburo n'amagambo bacyaha biri mu bihamya by'umwuka w'Imana. Igihamya cya 636 baratubwira ngo ikizashyira abantu munsi y'ibendera rya Satani bazatangira kwanga amagambo bacyaha ari mu bihamya by'umwuka w'Imana. Ubwo gutangira kwanga amagambo y'ibihamya, igihe ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu yatsindishijwe akakira agakiza, Imana imwandika mu gitabo cy'ubugingo. Nawe ugafata umwanzuro uti iyo umuntu avutse ubwa kabiri iyo atsindishijwe aba apfuye. Ikintu bukoze biratubwira ngo ni ukurwanya igitambo kikaruvana. Mbese ubwo bivuze ngo iyo umuntu atsindishijwe, Imana ntabwo ibyaye umuntu muzima, ibyaye igihwereye. Imana ibyaye wapfuye. Ubwo Imana ntabwo ibyaye, ahubwo Imana ikuyemo inda. Imana ibyaye wapfuye, ntabwo ibyaye Imana muzima, ubwo Imana ibyaye upfuye. Ubwo ku musaraba Kristo urupfu yapfuye nta kintu rwabyaye igihwereye. Imana ikobarire cyane. Baravuze ngo umuntu hari igihe akorera Satani atabizi. Ndongera mbisome, yemwe abamaze igihe mwigisha kandi mwigisha abandi mu mwuka wo kunegura no kunenga, mwibuka ko muri kwigana urugero rwa Satani. Igihe umuntu atangiye kunyega akaza muri amateraniro, ikimuzanye ari ugushaka amakosa, ari ukunyega, ari ugushaka ibyacitse umuntu, ari ugushaka ibidahuje n'uko yizera, ari ugushaka ibigwanya ijambo ry'Imana. Baravuze ngo uyu muntu baravuze ngo ni inkoramutima ya Satani, ngo ni inkota ityaye mu biganza by'umwanzi. Uyu muntu ngo yitwa umurazi wa bene data. Nshuti bavandimwe, igihe ijambo ry'Imana ritambutse ugasanga ntirihuza neza n'uko wizera, birakwiriye guca bugufi ukinginga Imana ukayamanika kugira ngo Imana ikugirire neza. Paje 38, amagambo asoza icyago cya 3 utungatonjwe umuzingo wa mbere. Satani, ikinyoma cya Satani giheruka. Satani akomeza kungikanya ibinyoma nyamara bitagaragara ko ari byo kugira ngo ateshure abantu ku kuri. Ikinyoma giheruka cya Satani kizaba icyo gutesha agaciro ibihamya by'umwuka w'Imana. Ikintu Satani azakora bwa nyuma ni ugutesha agaciro ibihamya by'umwuka w'Imana. Umuntu akabisoma kumva nibyo, ariko Satani agahita atesha agaciro ibyo bihamya. Baravuze ngo aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge. Satani azakorana ubuhanga bwinshi kandi akore mu buryo butandukanye n'abantu batari bamwe kugira ngo ahungabanye icyizere ubwoko bw'Imana bufitiye ibihamya. Nshuti bavandimwe, baratubwira ngo Satani azakora byose bishoboka kugira ngo ahungabanye icyizere abantu b'Imana bafitiye ibihamya.
none ikibazo cyo gutekereza, mbese Satani ibintu arabishoboye? Yego. Mbese iyo wize mwiterane nk'uku nguku ukona Imana ikinguye umuryango abantu bakigishwa ijambo rigatambuka, ugasanga biranditse, ugasanga nta kinyoma kirimo, ariko ugafata umwanzuro ukibwira ko nta kibazo, ukumva rwose ibintu birasanzwe, ukumva ntibihuje n'uko wizera, ukumva ntiwabijyamo, ukumva si ibintu bifite imbaraga kuko bidahuje n'uko utekereza. Baratubwiye ngo umugambi w'umwanzi nuko azafata ibihamya akabitesha agaciro, igihe bisomwe umutima ugakabakabwa, ariko igihe biragiye ukumva ntibisanga. Bibiliya yatubwiye ngo uyu mutini uha amahirwe ya nyuma, ugiye gufumbirwa, aya materaniro nk'aya agiye gukorwa, abantu babwirizwe, abantu bahendahendwe, imitima ikanguke, uri muri aya materaniro, abantu bakire Yesu, batanga ubuhamya, wumva ubwawe ntibushyitse, ubyirengagize, ubiteshe agaciro. Ariko mu gihe runaka hari igihe uzicuza, hari igihe uzabyifuza, hari igihe uzashaka iby'inzira kandi bitagishobotse. Mu bifuza ibyo byose hari amagambo bavuze ngiye gusoma, ni ku ipaje, ni mu cyigisho cya 53 kuva i Galilaya burundu. Kino cy'umuhondo ni ku ipaje ya 416 kuva i Galilaya burundu. Baravuze ngo mu kwerekana amateka ahanitse, abigisha amategeko bari baravuze ko bakwiriye kwirinda inyigisho nshyashya zirimo gutangwa n'umwigisha mushya zo kuvuga ko, baravuze ngo mu kwerekana amakenga ahanitse, abigisha amategeko bari baravuze ko bakwiriye kwirinda inyigisho nshyashya zirimo gutangwa n'umwigisha mushya, izo bavugaga ko zihabanye n'abakurambere babo, izo basigiye. Mu cyimbo cyo gushaka gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, bo ubwabo bemeraga inyigisho zitanzwe n'abatambyi n'abakuru ndetse n'abafarisayo. Bahaga abatambyi n'abakuru icyubahiro gikwiriye guhabwa Imana yonyine, maze bakita ku mihango birengagije ukuri. Nubwo benshi bari barashishikarijwe n'ibyigisho bya Kristo, ntabwo bakoraga bakurikije uko babyemeye, kandi ntibagiye mu ruhande rwa Kristo. Satani yabohereje ubushukanyi bwe, nicyo cyatumye ibyari umucyo iherezo bibahindukira umwijima, nuko benshi banga ukuri kwajyaga gukiza ubugingo bwabo. Amagambo muri kiravuga ngo ubuhamya bw'ukuri, umuhamya ko navuga ati dore magaze kuruga ndakomanga, buri gucyaha kose, buri guhugura kose, ndetse na buri muburo wose uri mu ijambo ry'Imana cyangwa se muburo utangwe n'intumwa, bihwanye n'ukuri gukomanga ku rugi rw'umutima. Iryo jwi rya Kristo asaba kwemererwa kwinjira. Umuntu ntabwo iyo aba yiteguye gukingura igihe cyose yirengagije uko guhamagara. Imbaraga y'Umwuka Wera ititaweho uyu munsi, ejo izaba yagabanutse. Umutima wamaze kugucinya, ntabwo uba ucyumva akaga kagutegereje, bituma utabasha gusobanukirwa ko ubugingo ari bugufi kandi ko twegereje kubaho kwiteka. Niba ku munsi w'amateka tuzahanwa, si uko twagize amakosa, ahubwo nuko twirengagije umwanya twahawe ngo tumenye ukuri twoherejwe n'ijuru. Baratubwiye ngo igihe ijambo ry'Imana rivuzwe, dukwiriye kuryemera nk'ibivuye ku Mana. Ngo imbaraga utakira uyu munsi, ejo izaba yagabanuje imbaraga zayo, kuko umuco duhawe uyu munsi, ejo nyine intambara zaba zasumbye izo wari ufite. Niyo mpamvu batubwiye ngo ibihamya bitangwa buri munsi bigaragaza iby'inzira y'Imana. Umuntu akumva rwose ibyo, akumva hari ikintu abura. Nk'urugero, abantu ubu ngubu Satani yagiye akora ibintu bitandukanye uhereye kera kose, ahimba ubutumwa, ahimba ibintu. Abantu batangiye batsindishirizwa, bamwe bati utabonye indirimbo, utabonye isomo, utamubambye, utamuteye icumu. Hagira ibintu Satani agenda ashyiramo, nyamara kandi ibintu ntabwo ariko ijambo ry'Imana ryatubwiraga. Ibi bintu byose Satani agenda bizana. Ikintu kibabaje ni uko abantu iyo bigiyemo babona bya bintu bashakaga.
ndibuka igihe kimwe ndi mu mutara ahantu za Kiramuruzi, ndi mu materaniro ngera ku itsinda rimwe ry'abantu bari barahawe inyigisho ibabwira ngo kugira ngo wakire Yesu wumve ko bigenze neza nuko uzasenga ukabona ibitangaza mu kirere igisiga. Satani ni umugome. Ndibuka umuntu watanze ubuhamya avuga ngo yarasenze ari imbere y'Imana ngo ari gusenga abana mu kirere igisiga kiguruka. Ibi bintu abantu bakabyizera, kandi abandi bati nudasenga ngo umurebe umutere icumu umubambe. Mbese hari ibintu byinshi, nudasenga ngo umaze kwakira Yesu utemberezwe ujyanwa ahantu, ku buryo ibintu by'umugerekano bashyiraho iyo utabibonye ngo ntabwo watsindishijwe. Nyamara batubwiye mu ijambo ry'Imana ngo hahirwa abakene imitima yabo, hahirwa abashavura, hahirwa abagwaneza. Rero igihe umuntu ibyaha bihishutse akabisobanukirwa ko ari umunyabyaha, ko ari we nyirabyo, bigatera umutima agahinda, akumva ashavujwe nabyo, akumva afite agahinda k'ibyaha yakoze akoreye abantu n'Imana. Ibintu bigatuma umutima ukanguka cyane ukunda gusenga. Icya kabiri, igihe umuntu ahishuye Kristo nk'umwana w'Imana wagiye ku musaraba azira ibyaha byacu, ariko uwo mwanya ubona ari ibyaha byawe, ibi bigatera umutima agahinda. Mu Kristo na Byiringiro baraganiriye, aravuga ati wamuhishuriwe ute? Aravuga ati uwo munsi muhishurirwa, ni ku ipaje 140 umuzingo wa mbere gatabo k'umugenzi. Yaravuze ngo uwo munsi muhishurirwa umutima wanjye wagize agahinda kenshi ntigeze ngira. Niko yavuze. Icyo kintu kinyiza mu mutima agahinda gashengura umutima. Igihe umuntu ahishura Kristo rero ibyo Yesu yakorewe, umutima w'umuntu ukabyakira ukabyemera, umuntu akumva rwose no kurimbuka, agakira Imana bugufi, akayinginga ikamugira neza, ikaruhura umutima, abatsimbishirijwe. Imana imwakiriye mu bana bayo, Imana iramwandika ikamwakira mu bana bayo. Ariko hari abigisha ko umuntu atabavutse ahubwo ngo abapfuye ajyanye na Yesu mu gituro, akaza mu gituro cya kamere mu gihe runaka, akaza ariko avutse ubwa kabiri. Ndibaza ngo mbese kuvuka ubwa mbere mubyita ko ari ibiki? Iyo umuntu avuye mu nda ya se na nyina abavutse bwa kangahe? Mbese iyo umuntu atsindishijwe abavutse bwa kangahe? Keretse yari wenda niba ari ubwa gatatu. Ndi gusoma mu bivuga byose 53 cyigisho, no ndi gusoma amagambo mu gitabo cy'umuhondo, ni ku ipaje 416. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byagiye byigishwa. Ndibuka njye nyigisho y'igituro nahuye nayo mu 2006, nibwo umuntu yaje yigisha ubutumwa bwo mu gituro, abantu arabarindagiza, aratubwira ati umuntu uri mu gituro ntajya muri bizinesi, ntagira mu bantu, nta nshingano, nta mupfu ukora, nta mupfu urya, nta mupfu ugenda. Ndabyibuka, bakaba barabyibuka. Ubu bari mu Rwanda. Uwitwa Mariyamu niwe waje afasha abantu ku ngingo yo kwezwa. Tw'umuntu yaje atubwira ati iyo umuntu atsindishijwe ntabwo aba avutse, abapfanye na Kristo, abakeneye kuzuka. Aratubwira ati rero nta mishinga izakorwa, nta ngendo, nta kintu cyose, nimusenge mujye imbere y'Imana, yaba mu gituro uzahabwa umutima mushyashya, nta gukora icyaha. Nubwo icyaha cyaza nta mbaraga n'imwe yatumwa mu cyaha, bizaba birangiye. Ndabyibuka umuntu yarasenze ajya ku mavi, ko ari mu materaniro turi ahantu, umuntu mwagiye gusaba umugeni, turimo turirimba, uwo muhungu ari ku mavi yavuye mu ruziga yikubita hasi, atangira kurira, atangira gutitira cyane. Wamubwiriza aramufata amujyana mu nzu, aramubwira ati rero mungu karabaye, agiye kuva mu gituro. Twakurikiye ibyo bintu. Ndabyiruka bisoza, uwo muhungu yatangiye kuririmba anezerewe cyane, akavuga ati Yesu, ati mbwira izina, ati nyandika, ati mikanzu, ibintu byinshi cyane. Birangiye tubona aratuje, yazanze musaririmba indirimbo zidasanzwe, indirimbo nziza. Arangije wa mukobwa tugatira buriya avuye mu gituro, ubaha umutima mushyashya. Nubwo haba iki nta cyaha yakora, nubwo wagira gute ntibyashoboka. Birangiye twari tuyicaye, nanjye ngitegereza, ndavuga nti rwose ubu nanjye ngiye gushaka imbaraga inkura mu gituro. Ndabyibuka uyu muhungu twaga turi mu nzira tugenda, yarangiza akatubwira ati ndumva marayika bari kundirimbira indirimbo zo mu ijuru kandi nziza. Satani si umwana, indirimbo arazizi, abayeko yarafite n'ibihamya bitanga. Twarasenda dushaka imbaraga y'umuzuko, ariko turayibura. Hanyuma ndibuka umunsi umwe mubwiza yaraje atwigisha, aradufasha, turabyumva. Ariko
kugira ngo Imana ishyire ikimenyetso ko ibintu ari ubuyobe. Uyu mwigisha, uyu muntu wakiriye imbaraga y'imuvana mu gituro yarimutse ava iwacu ajya ahandi hantu. Hashize iminsi mike agira ingorane, Satani amutera kw'imyumbati. Uyu muntu agira ubukene, agira inzara. Umunsi umwe ajya mu murima w'umuntu wa wundi wavuye mu gituro yiba imyumbati, baramufata. Inkuru ikwira hose ko yibye imyumbati, ndabyibuka. Iyo nkuru yavuye rero agiye itugeraho ko wa muntu avuye mu gituro yibye imyumbati. Byatumye abantu bose kuri iyi ngingo twumva tumenye ko byaba ari ibinyoma. Niba umuntu avuye mu gituro yibye imyumbati, ndabyibuka muri isi yashize nagiye mu itsinda rimwe, abantu bavuye mu gituro ariko batunze abagore ba kabiri, bafite imbaraga y'umuzuko, bavuye mu gituro ariko batunze abagore ba kabiri. Nkibaza nti mbese uwo muzuko wakubanye mu gituro ntukubare ku mugore wa kabiri, iyo mbaraga ni bwoko ki? Ibi byose Satani abikora agira ngo arwanye ubutumwa bwiza n'umwimerere wabo. Ibi rero birangiye, imbaraga y'umuzuko irangwa, n'igituro kiravumburwa, ibintu byose bigenda bigira umurongo wabo. Ariko muri iyi minsi hariyo ikindi cyorezo cyaje cyitwa imvura y'itumba. Uwo abantu bari gusenga amaze igihe ari mu byaha, akora ibyaha, ari mu ntege nkeya, ibintu byaranze, arwana anesha, ubundi aneshwa, yajya ku mavi Imana yamugenderera, ibyaha byahishuka, yamenya ukuntu yagiye afutika, yagize ingorane, amakosa yaguyemo byahishuka, bikamutera agahinda mu mutima, ibyaha bikamubabaza, akongera gushavuzwa nuko yamukiye umwana w'Imana, nuko Imana yamubabarira ibyo byaha yaguyemo, akabyita imvura y'itumba. Ikirere kireze ati rwose ibyo bintu ni imvura y'itumba, wakira imbaraga y'umuzuko. Umuzuko waranzwe, igituro cyaranzwe, none Satani yize ubundi buryo bw'imvura y'itumba. Bati umuntu bwakira imvura y'itumba atanga n'ubuhamya. Reka mbabaze, hagenda nawe itavuze ngo ibitonyanga byatangiye kugwa, abo byaguyeho yarabavuze. Niba hatarabanditse ngo bavuge, nuko atarazi ko byasutswe. Imana icyo yamwishuriye nuko ibitonyanga by'imvura y'itumba byatangiye gusukwa, ariko ababisukiwe ntabwo batanze ubuhamya. Rero muri iyi saha abantu benshi Imana iri kuvugura amasezerano yabo, bakabyita ngo ni imvura y'itumba. Mu minsi yashize nanjye umuntu yarantelefone yarambwira ati rwose ubu nakira imvura y'itumba, Imana yangendereye, yanyanditse mu gitabo cy'ubugingo, nzi nimero yanjye, yashyizeho kashi yayo, yanambwiye ko ntazarimbuka. Ndamubaza nti none se igihe utsindikirwa ntabwo wari wanditswe? Ati ukwiye kongera gusenga, ukajya imbere y'Imana, ukabaza Imana neza ko wanditswemo, kandi ikakwandika ureba. Ndamubwira se yanditse ayahe mazina? Ngo ni amazina nitwa. Imana yanditse amazina yawe yo mu isi, ni Imana yanditse. Ko tuzahabwa amazina mashyashya se atazwi n'umuntu wese, ukabaha amazina usanzwe uzi. Ati rwose ntubirwanye, ndabizi abantu babwiriza mukunda kurwanya ibintu by'Imana, iyo bitabaturutseho, iyo bitabaciyeho, yetemwe mu bizanye. Niba muvandimwe ati rwose nasenze, Imana ikumishura ku mavi, nari gushaka imbaraga y'imvura y'itumba, rwose shyiramo agatege, twabyeretswe. Nambwa rero mpora nsenga buri gihe cyose mura ku mavi, ntabwo ariko ntangiye gusenga. Ariko ikibazo, uyu muntu namaje ngambwira, umaze imyaka ingahe, umaze amezi angahe, umaze ibyumweru bingahe urimo muragenesha icyaha? Arambwira ati nabitangiye none imvura y'itumba izahabwa abatangiye kunesha, cyangwa namenyereye kunesha ibyaha. Icyo nacyo ni ikindi cyorezo cyaje mu bagenzi cyitwa imvura y'itumba. Nyamara Satani bafite ukuntu abigenza, ariko umugambi we n'uyu ni ukurwanya ibihamya, ni ukurwanya umusaraba. Ubwo icyo bivuze, iyo ukoze ibyo bintu bimeze gutyo, abantu bari baratsinwe n'ibyaha, bari mu mbaraga nkeya, iyo bavugurura amasezerano bakabyita imvura y'itumba, ni uko mu gihe kiri imbere, igihe uzagira ingorane, ukagira za mbaraga nkeya, ukagira ikintu ugamo, Satani azakubwira ko byakurangiriyeho, kuko wakira imvura y'itumba ntakora icyaha. Abantu barashe icyaha mu mvura muhindo, ntabwo ari mu mvura y'itumba. Rero dukomeze, igihe umusaraba wererejwe ku musaraba, tuhavana imbaraga inesha icyaha rwose mu mutima. Kristo aratwishurira akaduha umutima wanga icyaha rwose urunuka. Kandi igihe dusanze Kristo duciye bugufi tukamwemerera, icyo yasezeranye nuko ibyaha byacu bizahanagurwa, imitima yacu ikagirwa mishyashya. Amagambo ugiye gusoma ari muri Efeso byose, paje 536. Inshisha 60 n'icyandi cyigisho 536 baravuze ngo igihe cyose akarengane kabayeho, ab'icyo gihe bajyaga mu ruhande rwa Kristo cyangwa babarenganya, kugaragariza imbabazi abari kurenganywa ni ukwerekana ko wifatanije na Kristo. Abandi
bagushwa nuko amahame y'ukuri aza anyuranya n'akamenyero kabo. Benshi barangerera bakagwa, bareka gushikama mu kwizera kwa bahozemo, barwanyaga kera. Amagambo aravuga ngo igihe cyose akarengane kabayeho, paje 536 ni mu gice 39 ku musozi wa Elayono. Igihe cyose akarengane kabayeho, ab'icyo gihe bajyaga mu ruhande rwa Kristo cyangwa se bamurwanya. Kugaragariza imbabazi abari kurenganywa ni ukwerekana ko bifatanije na Kristo. Abandi bagushwa nuko amahame y'ukuri azanyuranya n'akamenyero kabo. Benshi baranyerera bakagwa, bareka gushikama mu kwizera bahoze barwanira kera. Baratubwiye ngo igihe amahame y'ukuri abwirijwe ugasanga ntahuje n'uko bitekerezaga n'uko abyifuzaga, n'abantu benshi baranyera bakava mu byizerwa bagahakana ibintu kera bizeraga bemeraga kubera ko bihabanije binyuranye n'uko batekereza. Nyamara ikibazo, amagambo bavuze mu nyandiko z'ibanze baravuze ngo ni mu cyigisho cya nyandiko z'ibanze ubutumwa bwa tusozwa. Amagambo ngiye gusoma niho yanditse. Baravuze ngo amagambo nyagereho bagezeho urufatiro rutajegajega ariko amagambo yitwa. Baravuze ngo nabonye itsinda ry'abantu bahagaze birinze kandi bashikamye batiteye na busa kubashoboraga guhungabanya kwizera guhamye kw'iryo tsinda. Imana yabareberaga ijisho ryerekana ko ibemera. Neretswe intambwe 3 arizo: ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Marayika twari kumwe yaravuze ati, hazabona ishyano uzagira akantu na gato akura cyangwa yongera kuri ubu butumwa. Gusobanukirwa by'ukuri n'ubutumwa ni ingenzi cyane. Iherezo ry'abantu rishingiye ku buryo babwakira. Baratubwiye ngo hazabona ishyano umuntu wese uzagira akantu na gato yongera cyangwa se agabanya ku butumwa bwa marayika wa gatatu. Uwo muntu ngo azabona ishyano kuko iherezo ry'abantu rizaba rishingiye ku buryo bakira ubu butumwa. Rero muvandimwe aravuze ngo nawe ibyo bintu yahuye nabyo. Ibyo bintu rwose icyo cyorezo kiri ahantu henshi cy'imvura y'itumba, ndetse abantu benshi bagiye bambaza ati none ibi bintu by'imvura y'itumba warayakiriye, ese umuntu yakira gute? Icyo dusabwa twebwe ni uko tujya imbere y'Imana tugashaka imbabazi z'Imana tukazibona, tukakira Mwuka Wera akaduha kunesha icyaha mu mitima yacu, tukiyegurira Imana burundu, tukava mu nzira y'icyaha. Ibindi ni iby'Imana, kuko abantu batunze umutima udakora icyaha ntabwo bazarimbuka. Inyandiko ziratubwira ngo nuko mugaragu mwiza wakerutse muri byose. Ntabwo icyacu ariko dusenga twaka imvura y'ituma tugikora ibyaha. Mbese ubu imvura y'ituma yawe ukora ibyaha yakumarira iki? Ntibishoboka. Imana itanga imvura y'ituma ku bantu bamenyera kunesha ibyaha. Rero reka dushake imbaraga y'imvura y'umuhindo ivugurura imitima yacu, ibyaha binesheke, tubere nka Henoki tuneshe icyaha buri kanya kandi buri munsi, ibisiga tugiye gurira Imana. Rero cyo gutekereza ni iki ngiki. Ariko ubundi kunesha ibyaha biri gukunda. Wakire Yesu mu buzima bwawe, wakire Kristo mu nzira ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mbese ibyaha byarahishutse, urabisobanukirwa, umutima ushavuzwa nabyo. Mbese umutima wawe wamenye neza ko umunyabyaha wavukiye mu byaha, wavukiye kure y'Imana kuzarimbuka. Ibintu byumva neza mu bugingo bwawe, wumva rwose umutima uratsinzwe. Mbese ibya Yesu ku musaraba bikubwira iki? Mbese ubyumva ute? Mbese Yesu ko yarapfuye, ko yarahambwe, buriya hari ikintu abantu bajya boroshya kumva umwana w'Imana usoma byose abambwa yambaye ubusa ku musaraba bihanga, akabambwa yambaye ubusa kugira ngo wowe uzakizwe. Ibi bintu ukaba uri kubyoroshya, ukaba ufite ubuhamya butari mu musaraba, ukaba ufite ubuhamya batugamana bikomeye ngo ibintu byose, ingingo zose, amabanga yose ashingiye ku musaraba. Igihe abantu batarakira Kristo, igihe ingingo y'umusaraba itarumvikana, amabanga yose aracyahishe. Nubwo turi muri iyi nzira, turi muri ubu butayu, abantu bari gusenga, abantu bari ku mavi, ariko hari ikintu birengagije. Igihe kigiye kuzagera abantu bazisanga baratsinzwe kuko hari ikosa baguyemo batabaye maso. Hari amagambo bavuze kuri Adamu, inyandiko z'ibanze
amagambo usomye ari mu rufatiro rutajegajega. Adamu nuko byamugendekeye ajya kubabarirwa. Na Adamu umukurambere wacu, umuntu watubanjije mu gakiza. Agatabo kitwa Inama z'Imana muri iyi minsi. Aya magambo hari igihe njya gukoresha mu byo runaka, ariko umva uko yanditse. Igihe Adamu paje 28 igihe Adamu inama z'Imana muri iyi minsi uko kitwa paje 28 cyigisho cyaho cya gatanu. Reka dusome. Haravuga ngo igihe Adamu yarakurikiye iby'Imana yamubwiye, agatamba igitambo ariyo mpongano y'ibyaha, byamubareye umuhango wabaje cyane. Yagombye kurambura ukuboko kwe, ubugingo bushobora gutangwa n'Imana yonyine. Atanga impongano y'ibyaha. Byari bwo bwa mbere abona igipfa. Ubwo yarebaga igitambo kivirana amaraso gisambagurika cyenda guca, yari akwiriye guhanga amaso umwana w'Imana yizeye. Baratubwiye ngo yari akwiriye kugira gute? Abonye igitambo kivirana amaraso, yari akwiye guhanga amaso umwana w'Imana yizeye. Kuko ariwe gitambo cyashushanywaga, kandi niwe wajyaga kuzitambira abantu. Uyu muhango wo gutamba washyizweho n'Imana wari ukwiriye guhora wibutsa Adamu ko yacumuye, bikanagaragaza ko yihannye icyaha cye. Uwo mugenzo wo kwica ubugingo wumvishije Adamu cyane igicumuro cye, kandi nta kindi cyajyaga gushobora gukikuraho keretse urupfu rw'umwana w'Imana ikunda. Yatangariye cyane neza n'urukundo bitagira akagero, byatumye atanga igitambo kitagira akagero ku bwa benshi bacumuye ngo bakizwe. Umva rero amagambo ushaka. Ubwo Adamu yasogotaga igitambo kitagira inenge, byamubereye nk'aho ashesha amaraso y'umwana w'Imana n'ukuboko kwe. Baratubwiye ngo Adamu ari gusesa amaraso y'igitambo, ngo yabonye rwose bihwanye n'uko ashesha amaraso y'umwana w'Imana n'uko kuboko. Abatanga igihano cy'uko umuntu abona yicira Kristo cyangwa amusogota, bahamya ko Adamu nawe ngo yakoze ibintu abasogose Yesu. Baravuga ngo yabonye bisa nkaho, ntabwo bavuze ngo Adamu yasogose Kristo, bisa nkaho bivuze ngo byahwanye rwose no kwica Kristo, ariko ntabwo yahuye na Yesu ngo ngo amwice, ahubwo ibintu byahwanye rwose n'uko Kristo ari umwishe, kuko icyaha cya Adamu cyatumye Kristo n'ubundi apfa. Baratubwiye ngo byashavuje umutima wa Adamu ibintu aheshure Kristo mu kwica intama. Byahwanye rwose neza nuko ibintu bibaye ari Adamu wishe Kristo kubera ibyaha yakoze. Bavane mu gihe cya kera cy'ubuturo bwera, nta muntu n'umwe ibyaha byari guhanagurwa ibi bintu bitabayeho. None mu gihe cyacu iri shyanga ry'Imana ribasha gutsinda bitaciye muri iyi nzira. Nibishoboka impamvu benshi badatsinda urugamba barwana nuko batangiye nabi. Ikindi, impamvu abandi badatsinda urugamba barwana no kwezwa nuko batangiye urugendo ariko ntibarukomeze. Abari batangiye urugendo bari ku mavi basenga batitiriza Imana, baracogoye, bya bihe byabo byaragabanutse, bya bihe byabo byo gusenga biragabanuka, ibyo kwiga byaragabanutse, ibyaha batinyaga birabatinyuka kuko bacogoye mu gusenga. Icyatumaga umwanzi batinya nuko bajyaga basenga biga ijambo ry'Imana bari maso. None barabigabanije rwose. Birambwira ngo za nsengero zanyu zo kutununga twarazihinduye, niko Satani yigamba. Nshuti bavandimwe, muri aya masaha reka Imana tugirire neza, itwigisha ibikwiriye. Abakurambere n'abahanuzi baratubwiye ngo Adamu yashuye Kristo, ni Eva, ni Abeli ngo yabonye Kristo apfira ku musaraba. Ndetse Mose abakurambere n'abahanuzi baratubwira ngo Mose ngo yabonye Kristo avukiye mu muvure. Iri yerekwa nawe yarihawe Mose, Kristo yaramwishuriwe. Birambwira ngo Aburahamu yabonye umunsi w'Uwiteka aranezerwa, kandi Aburahamu ni sekuruza w'abizera bose. Niba ibintu Aburahamu yabonye, ibyo Mose yabonye, ibyo Adamu yabonye, ibyo Abeli yabonye, ibyo Pawulo yabonye, Yesaya yatubwira ngo nuko Imana ifata ikara ryakubakwa ku rugarama irishyira ku munwa. Yesaya iramubwira ati iri kara rigukoze ku munwa, ibyaha byawe birahanaguwe. Yeremiya nawe niko Imana yamubwiye, yamubwira ati shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Nawe Imana imuhanaguraho ibyaha bye arabimenya. None ikibazo
niba utabizi yego koko waba utibuka itariki n'umunsi n'uburyo, ariko ahantu byabereye nuko byagenze, nuko byakugenje, n'impinduka byatanze ntabwo wabiyoberwa. Ikimenyimenyi iyo umubyeyi yavuze urupfu rw'umwana we ahita yibuka neza uko umwana yapfuye, uko umwana yarwaye, uko umwana yahambwe, n'aho yamuhamye arahibuka. Nubwo atakwibuka amatariki neza, nubwo atakwibuka umunsi byabayeho, ariko ibyo bintu neza biza mu bwonko bwe kuko yapfushije uwo yakundaga. Niba Kristo ari umukunzi wawe, niba umwana w'Imana mwaramaze kumwana, mwarahuriye ku musaraba, byitwa kwakira Yesu. Ni kuki ari ukwakira Yesu? Abanyabyaha muri uriya mwanya wo kujya ku musaraba ngo abantu bakira Yesu, abantu Yesu abayikoreza umutwaro w'ibyaha byabo, bakumva uburemere bw'icyaha cyabo, bakakira Yesu kuri uwo mutwaro, bakumva ukuntu Yesu yababajwe, ukuntu Yesu yabaye, ukuntu icyaha cyashenguye umutima we. Ngiyo abantu bakira Yesu kuri iyi ngingo bakamugirira impuhwe, bakifatanya nawe, ngo n'Imana ibakira mu bwami bwayo. Bavandimwe rero, reka ngarukire ku magambo amwe. Gitabo Umugenzi wa kabiri hari amagambo ngiye gusomamo. Mukristokazi byamugendekeye bite? Mukristokazi atangiye urugendo byagenze bite? Baratubwira ngo ni ku ipaje yaho ya 9. Uyu mubyeyi ngo nabatangiye urugendo, kasoma amagambo. Igitekerezo cy'inzozi nabatekereje cy'umugenzi mu Kristo n'urugendo rw'abana agana mu ijuru. Nababwiye ibyo nabonye. Bagire hepfo, nyirota mbona umugabo ukuze yegeraho nari reka wenda shaka cyane hepfo. Baravuga ngo nyirota mbona umugabo ukuze yegeraho narindi, kuko twagombaga gufatanya inzira ho gato. Ndahaguruka maze turajyana. Tukigenda nk'uko umucyo w'abagenzi umeze, tutangira kuganira, tuza kugera ku byo mu Kristo n'urugendo rwe. Natangiye ikiganiro mbaza uwo musaza witwa numva neza ni mubyeyi, mbese uriya murwa ndeba ibumoso bw'inzira ni uwuhe? Uriya murwa ni umurwa w'imbukiro, tubona abantu benshi. Uyu murwa w'imbukiro ngo tubone abantu benshi. Amagambo ashaka reka yego ni ku ipaje ya 13. Aratubwira ngo Mukristokazi atangira urugendo n'abana be. Noneho yongera kubona hafi ye abantu babiri. Ni Mukristokazi babiri, umugore kabera Maria Jean neza. Mu ijoro ryakurikiyeho Mukristokazi ararota abona umuzingo munini w'igitabo urambuye imbere ye, wanditswemo ibyo yakoze byose. Mukristokazi nuko bimutera ubwoba, niko kuba gusakuza cyane ati, Mwami Imana mbabarira ko ni umunyabyaha. Abana be baramwumva. Noneho yongera kubona hafi ye abantu babiri babi cyane bavuga bati, uyu mugore turamugira dute? Ubwo basaba imbabazi yaba asinziriye cyangwa ari maso, tumuretse yaducika tukamubura nk'uko twabuze umugabo we. Dukore uko dushoboye kose tumuhindure ataratangira urugendo, kuko nyuma tutazamushobora. Ubu hari imyanzuro bafasha gusenga, ariko ubu Satani nawe yamaramaje. Baratubwiye ngo, baravuze ngo ubu twabigira dute? Noneho uko bavuze, ubwo asaba imbabazi ari maso asinziriye, tumuretse yaducika tukamubura nk'uko twabuze umugabo we. Dukore uko dushoboye kose tumuhindura ataratangira urugendo, kuko nyuma tutazamushobora. Ahita akanguka yatubikanye cyane kandi ahinda umushyitsi, ariko ntiyatinda kongera gusinzira. Nuko abona umugabo we mu Kristo ahagaze ahantu heza cyane, afite inanga mu ntoki ze, ahagaze acurangira umuntu ku ntebe y'ubwami, afite umukororombya hejuru y'umutwe we. Abana mu Kristo amwikubita imbere amubwira ati, ndakuranya Mana yanjye kandi Mwami wanjye n'umutima wanjye wose. Bamwe bari bamukikije bagahita bacuranga inanga zabo, maze bakaririmba icyarimwe n'ijwi rirenga, ariko nta muntu n'umwe wabashaga gusubira mu byo bavugaga uretse mu Kristo na bagenzi be. Bukeye Mukristokazi abyutse amaze gusenga Imana no kuvugana gato n'abana be, haza umuntu arakomanga. Undi amubwira ijwi rirenga ati, niba uje mu izina ry'Imana injira. Wari ukomanze asubiza ati, amina. Amaze kwinjira mu nzu aramubwira ati, amahoro abe muri iyi nzu.
maze uwari uwinjiye aramubwira ati mukristokazi uzi impamvu zinzanye biteye ubwoba, ariko akumva yifuza kumenya aho uwo mugabo aturutse n'ubutumwa buzaniye. Maze aramubwira ati izina ryanjye nitwa Banga, mbana mu ijuru n'ababayo. Aya magambo n'ababayo, inkuru rero y'uko ushaka kugenda nawe urugendo niyo ivuga ubu ngubu, ndetse bivugwa ko waba ubu wabonye ibibi wamaze kugira umugabo wawe, winangira umutima wanga ko agenda kandi unayobya abana bawe. None rero mukristokazi umunyebambe yakuntumyeho ngo nkubwire ko ari Imana ibabarira kandi yishimiye kugwiza imbabazi zayo ku bacumuye. Aya magambo nsomye ndayagutuye muri aya masaha. Baravuze ngo none rero mukristokazi umunyebambe yakuntumyeho ngo nkubwire ko ari wowe ko ari Imana ibabarira kandi yishimiye kugwiza imbabazi ku bacumuye. Yifuje kandi kukumenyesha ko agutumiye kuza aho ari ku meza ye, ko azakugirira ibambe, azakubagira ibinure byo mu mazu ye, kandi azaguha umugabane wa so Yakobo. Hariyo umugabo ukristo, umugabo wawe, aho we n'ingabo nyinshi bahora bareba uruhanga rutanga ubugingo kuba mureba. Bose bishimira kumva imirindi yawe mu muryango w'inzu ya so. Mukristo abyumvise ava mu kantu yikubita hasi yubamye. Iyo ntumwa yongera kumubwira iti mukristokazi akira urwandiko rwawe naruhawe n'umwami umugabo wawe mwashingiranywe ngo ndukuzanire. Ararufata ararufungura, havamo impumuro nziza cyane iruta izindi zose. Urwo rwandiko rwari rwanditseho inyuguti z'izahabu ruvuga icyifuzo cy'umwami cy'uko mukristokazi yakora nk'uko mukristo yakoze, akakirwa mu rurembo. Nshuti muvandimwe, muri aya masaha baratubwiye ngo iyi ni inkuru yari yazanywe n'uwitwa Banga. Aratubwiye ngo urwandiko amuzaniye, baravuze ngo amagambo, ndetse bivugwa ko waba wabonye ibibi byawe wakoreye umugabo wawe, winangira umutima wanga no kugendana nawe. None rero mukristokazi umunyebambe yakuntumyeho ngo nkubwire ko Imana ibabarira kandi yishimiye kugwiza imbabazi zayo yakuntumyeho. Muri aya masaha nshuti yanjye mumenye ko Imana yakuntumyeho. Imana irifuza ko nawe ufata umwanzuro ukajya ku mavi ukayinginga, ukayisaba, ukayisenga, ikagenderera umutima wawe. Amagambo nsorejeho ari mu ntambara ikomeye, igice cya 27 bikaba ariho nsoreza. Ntambara ikomeye, ikigisho cya 27, amagambo bavuze ku ipaji ya 330. Baravuga ngo 27 ikigisho, ahantu hose ijambo ry'Imana ryagiye ribwirizwa mu buryo butunganye, umusaruro wagiye ukurikiraho wahamije ko rikomoka ku Mana. Umwuka w'Imana yajyanaga n'ubutumwa bwabwirizwaga n'abagaragu bayo, kandi iryo jambo ryabaga rifite imbaraga, abanyabyaha bakumva bakozwe ku mutima. Iyi ni intambwe ya mbere. Umucyo umurikira umuntu wese waje mu isi urasira yishaho mu mitima yabo, maze ibihishwa byakorwaga mu mwijima bishyirwa ahagaragara. Bumvise batsinzwe mu ntekerezo zabo no mu mitima yabo. Iyi ni indi ntambwe, kumva utsinzwe mu ntekerezo no mu mutima. Bemejwe ibyerekeye icyaha, ubutungane ndetse n'urubanza ruzaza. Basobanukiwe ubutungane bwa Yehova, maze batinyishwa no kuzahagarara imbere y'urondora imitima, kandi bahamya n'icyaha ndetse banduye, batakanye akababaro kenshi bati ninde wangize uyu mubiri untera urupfu. Amagambo akurikiyeho ni ukuba bahishurwaga umusaraba w'i Karuvari n'igitambo kitagerwa cyatangiwe ibyaha by'abantu. Basanze ko nta kindi gishobora kuba gihagije ngo gikure igicumuro cyabo keretse ibyo Kristo yakoze. Baratubwiye ngo ibi bintu barambije ngo babonye ko nta kindi cyabona ibyaha byabo keretse ibintu Kristo yakoze. Icya mbere, ibyaha byabo byarahishutse. Ikindi, imitima yabo yaremejwe, bumva batsinga mu mutima no mu ntekerezo zabo. Ikindi, batigishwa n'ukuntu bazajya imbere y'Imana banduye.
ikindi baravuze ngo bahishuye umusaraba w'i Karuvari n'igitambo kitagerwa cyatangiwe abanyabyaha. Baravuze ngo babona ko nta kindi cyavanaho ibyaha byabo keretse icyo Kristo yakoze. Paje 335 isubi ya kabiri. Intambwe ya mbere yo kwinga n'Imana ni ukwemera icyaha. Icyaha ni ukwica amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Kugira ngo amenye icyaha cye, umunyabyaha agomba kugenzuriza ubutungane bwe urugero ruhanitse rw'ubutungane bw'Imana. Amategeko y'Imana ni indorerwamo yerekana ubutungane bw'imico, kandi ikabashisha umuntu gusobanukirwa intege nke agira. Baratubwiye hepfo ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo bwonyine nibwo bushobora gukiza umuntu gukirwaho iteka cyangwa kwanduzwa n'icyaha. Agomba kwihana kuva ku Mana yiciye amategeko, akizera Kristo gitambo kimweza. Bityo rero umunyabyaha ubabarira ibyaha byose yakoze mu bihe byashize, maze agahinduka umuragwa wa kamere y'Imana. Kuva icyo gihe ahinduka umwana w'Imana, kuko yakiriye umwuka umuhindura umwana w'Imana, umutaka inshuti aba data. Mu kuvuga bwa bundi busha, umutima wiyunga n'Imana kandi ukumvira amategeko yayo. Izo mpinduka zibayeho ku munyabyaha, abavuye mu rupfu ageze mu bugingo, avuye mu cyaha ageze mu butungane, avuye mu kwica amategeko y'Imana no mu bwigomeke ageze mu kumvira no kuyoboka Imana. Imibereho ya kera yo kwitandukanya n'Imana ibishize, maze agatangira imibereho misha y'ubwiyunge, kwiza n'urukundo bigenda bigwira. Nshuti bavandimwe, aya magambo atubwiye ngo iyo umuntu atsindikirwe aba yiyunze n'Imana, ntabwo aba apfuye, aba azutse. Baravuze ngo aba yindutse umwana w'Imana. Reka Imana tugire neza muri aya masaha, itwumvishe ibikwiriye byose, itwakire mu bana bayo. Ubu utarakira Yesu ngo imbere y'Imana ikugirire neza. Nawe wamwakira ugacobora gusubira inyuma, ubyibuke umwana w'ikirera ngo yisuyemo aca bugufi imbere y'Imana, Imana imugirira neza, ise aramwakira, aramubabarira. Reka muri aya masaha Imana itugirire neza, Imana itwuzuze umwuka wayo wera, Imana itube hafi cyane, idukorere ibikwiriye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urakoze cyane Mana yacu, turagushimiye ko utugiriye neza, tugushimiye ko uduhaye amahirwe adasanzwe. Ijambo ryawe riratambutse muri uyu mwanya Nyagasani, reka rifashe, reka ryubake, reka rikomeze, reka rihindure amateka y'umuntu wese wifuza kugera aho uri. Kandi n'abakwakiriye Nyagasani, reka ubahindurire icyerekezo, uvugurure amateka yabo. Reka buri muntu wese umugirire neza, reka buri muntu wese umwigishe ibikwiriye byose. Muri uyu mwanya tukugirire umugisha, amahoro yawe atagabanije abana n'imitima yacu. Wumvise wese ijambo Nyagasani, mwigishe ibikwiriye kandi mukore byose by'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana tugiye neza twese mu izina rya Yesu. Abafite gahunda rero twayibahera kugira ngo musoreze gahunda abantu, Imana ibagirize mu izina rya Yesu.